uyu musore cyangwa uyu mukobwa uba ukundana n'umuntu batandukana akirukira ku mbuga nkoranyambaga agapostinga right now I'm single. Uri single ze ni uri kubiratira ndetse uri kubiririmbira ndetse kutatubwiraga se ko mukundana bamwenske bodo ngo mwarashiritse ubute murabipostinga ariko tubabajije muratubwira ngo ni kuzi. Bityo rero byaduteye n'impungenge niyo uri kumwe na kuzi wa nyawe tugira ngo ntabwo ari kuzi, tugira ngo nuwo mukundana, kubera ko hari igihe uri kumwe n'umukobwa mugana bakabwica umunsi akakubwira uriya mutipe ngo ni kuzi wanjye ngo ni mubyara we. Siko arigihe nanjye nazashirika nabaye mubyara w'umuntu, ariko so njye ndabizi ko ibyo bintu bitambaho, nawe urabizi ko bitakubaho nubwo byakubayeho. Ariko aba bantu birukira ku mbuga nkoranyambaga bagapostinga bavuga ngo uyu muntu twakundanaga ngo twatandukanye, aba bantu ni ibyomana. Ahubwo aba bantu mujye mubitondera, baza bapostinga amafoto yabo bakundanaga nabo, you break my heart, cyangwa bagapostinga uturirimbo. No. Aba bantu mubitondere. Break my heart wose ubona aje kwinjira mu mutima wawe nini. So urukundo rurababaza cyane, ariko urukundo buriya ntabwo rubabaza iyo umuntu atandukanye, ahubwo urukundo rubabaza iyo uri mu rukundo n'umuntu ariko akaba atabasha kukumva. Igihe uri mu rukundo n'umuntu akaba atabasha kukumva, akaba atabasha kumva ibyo uvuga, always agashaka ko ukurikiza decision ze gusa, decision zawe zikirengagizwa, kandi ubundi mu rukundo ntabwo habaho decision. Ntekereza ko ubundi mu rukundo hakabayeho ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite ibyawe n'uwo mukundana afite ibye, noneho mukabizana mukabihuza, mwamara kubihuza icyo mwemeranyije akaba aricyo kizakigenderwaho. Ariko iyo byagenze gutya ngo umwe muri mwe akurikize kondisiyo z'undi muntu, that is not love, that is not love, that is not a love, it is a cage. Iyo ntabwo ari urukundo, ni gereza. Muri gereza ukurikiza amategeko yo muri gereza, ntabwo wigenga nyine. Ubundi urukundo rwa nyarwo ni ukwishyira ukizana. Niba ubona ko ukundana n'umuntu utazigera wishyura ukizana, niba ubona ko mu rukundo rwawe ari unako utazigera wishyura ukizana, my advice, ugomba kubireka bikagenda. Ugomba kureka uwo muntu akagenda agacaho, ugasigara uri umwe wowe wenyine, nta muntu mukundana, ntawe ugukunda, ntawe ukunda, cyangwa uwo ukunda ukamugumana mu mutima wawe, n'ugukunda akabyihanganira. Niba ari umurokora akazabisengera, cyangwa bikanga. Ariko mu rukundo habaho kwihanganira. Urukundo ni inzira ndende isaba uwayitangiye kugendanamo ubwenge n'ubushishozi. Bavuga ko iyo bitagenze gutyo inkomere mu rugendo ziba nyinshi. Iyo umuntu amaze gutandukana n'uwo bakundanaga, aza ari umuhanga mu byo nakwita cyangwa se inzobere mu by'urukundo, hanyuma akaza ari n'umwe mu bantu bababaye cyane kurusha abandi, navuga ngo kuri iyi si, kuko aza kubwira ukuntu anyuze mu macuma acanye, mu miriro, mu biki, mbese yarababaye, yarakomerekejwe, yarangijwe. Ariko tugiye kuri side y'uwa muntu wundi utari kugaragara, tutari kubona image ye, turi kumva nyine, turimo turabwirwa background y'uwo muntu kugira ngo tumureme like nk'uko abantu barema ishusho ya Lucifer, kugira ngo tureme ishusho mu mitwe yacu y'uwo muntu ko ari mubi. Ariko twebwe turi bande? Twebwe turi kure mu muntu, twe turi bande? Turi kugaragaza background. Twebwe se ubundi turi bande? Ubundi baravuga ngo amagambo y'umuntu akubeshya uwo ari we, ariko ibikorwa bye bikakwereka uwo ari we. Buriya ntekereza ko ariyo mpamvu Bibiliya Pawulo we yavuze ngo ibyiza kurushaho ni ukudashaka, ni ukudakunda. Ariko buriya nuko atari yarigeze ashaka, yumvaga nyine ari free nyine. Niyo mpamvu navuga ngo kwishyira ukizana nibwo urukundo rwa nyarwo. Iyo wumva wishyize ukizana nyine urwo ni rwo urukundo rwa nyarwo. Niba uri wenyine ukumva uri kwishyira ukizana, urwo ni rwo urukundo rwa nyarwo.